Tubahaye ikaze mwese mukurikiye Staro Technology kano kanya. Ubu rero tukaba tugiye kubereka uburyo wa confirm wallet yawe ndetse n'ibindi byose bisaba kuba confirmed mbere yuko twinjira muri mainnet. Kuri Pi wallet ngira ngo twarabyerekanye uko ushobora gukora confirm. Aha noneho aho uko ushobora gucreatinga Pi wallet yawe ndetse n'uburyo uyibika neza. Aha rero turi kwerekana uburyo ukonfirma ko wallet yawe ariyo yawe kuko ihuye n'iyi app ya Pi. Urabanza ufungure app n'ubundi ya Pi, numara kuyifungura urareba aho hejuru hari uturongo dutatu, ni hejuru ku ruhande rw'ibumoso. Urakora hejuru hari uturongo dutatu dutambitse ku ruhande rw'ibumoso. Nyuma yo kuhakora urabona ibintu byinshi bitandukanye. Muri ibyo byinshi rero hari home page, ariyo home page n'undi turiho akaza mainnet ari nayo tugiye gukoresha. Pi browser mwarayibonye, Pi utilities, transfer icon. Ngira ngo hari na video y'ubushize twerekanye uburyo ushyiramo ino transfer icon ku bantu batayifite, nabo murareba iyo video mukurikiza uburyo ishyirwamo muyishyiremo inp ndetse n'ibindi. Ariko twe aho tugiye kunyura ni kuri ino option ya kabiri yanditseho mainnet. Urategereza akanya gato ba loading balance yawe. Nyuma yuko tugeze kuri page ya mainnet, barakwereka iyo mainnet Pi balance preview. Barakwereka ni verified balance, transferable balance to mainnet, wallet balance, lookup balance. Byose turabyirengagiza tuze kuri kano nanone twe niko tugiye kurebaho kanditseho mainnet checklist. Kureba checklist ni liste ugenda ucekingaho ukareba iki ngiki se naragikoze, iki naragikoze, ibyo utarakora ukabikora. Ni naho tugiye gukora. Kuko mubona ka icon kayo hariho akarongo kariho rimwe, aka kabiri n'aka gatatu gukomeza. Turafungura mainnet checklist, duhite tubona mainnet transfer essential. Barakwereka ibintu bitandukanye wakagombye kuba warakoze. Hari kudownloadinga Pi browser app, byo twarabikoze. Hari gucreate Pi wallet, ibi twarabikoze. Ariko nanone hano dukeneye no kubikonfirma ko twabikoze. Urabona ko hari ticked. Niba utarahatikinga haraba harimo kano kantu k'icyatsi gahari hano, karaba gasa umutuku ugatikinge. Hanyuma turagera kuri gatatu hariho confirm your Pi wallet. You confirm that your mainnet balance will be transferable to this address below. Hano uremeza yuko Pi zawe muri mainnet balance uzaba ufite zizoherezwa kuri wallet iri hano hasi. Iyi wallet ndakwibutsa ko ntago ari wowe yandikamo. Wowe icyo ukora ni ugushyiramo passphrase yawe mu mwanya tugiye kwerekana aho ugomba kwishyira. Nge murabona naho hari ticked kuko namaze kubikora, ariko tugiye kubereka uburyo bikorwamo. Urakora aho handitse confirm your Pi wallet. Ila loadinga wallet yawe. Tubibutsa ko passphrase yawe cyangwa se urufunguzo rwa wallet yawe ni amagambo baba baraguhaye ugomba kubika ukiriya wallet yawe. Ugomba kubika ari yagufasha ayo magambo warahawe ni nayagufasha gufungura wallet yawe mu gihe wenda utenabulinzeho fingerprint cyangwa se ubundi buryo. Gusa ubushoboka mbona ni fingerprint ndetse na passphrase. Iyo passphrase rero yawe ugomba kuba warayibitse neza, na hano niba igiye gukenerwa kugira ngo nkaho uba ugiye kulinkinga cyangwa se guhuza iyi Pi app yawe ndetse na Pi browser. Hanyuma rero nyuma yo kubihuza, iriya wallet address yo ihita yizanamo automatically. Yes, hano bikimara gufunguka barakwereka ngo ukonfirme Pi wallet. Manually unlock the wallet using your passphrase. Ubu usanzwe ufungura wallet yawe ukoresheje passphrase
to demonstrate you can access it, kugira ngo werekane ko ushobora kuyaccessinga cyangwa se kuyigiraho ububasha kugira icyo ukoramo muri wallet yawe. This also confirms that your mainnet balance will transfer to this wallet. Ibi ngibi kandi biremeza ko balance P uzaba ufite kuri mainnet ubwo izaba yamaze kuba launched zizaba transfer zizoherezwa kuri wallet yawe. Ahangaha barakubwira ngo shyiremo passphrase yawe. Urutse ko iyi passphrase ni amagambo y'ibanga yawe ugomba gushyira, uba ugomba kuba ufite ya wallet yawe ntawe muyasangiye. Aha uraba warayakopiye warayabitse ahantu, ukore paste muri kano kantu bashyizeho, ubundi ukore kuri confirm your wallet. Nukora kuri confirm your wallet urategereza akanya, ubundi wallet yawe ibe confirmed. Aha niho noneho iri buhite iba ticked hariya kuri kariya ka box twaciyeho k'icyatsi gatikinze. Wowe utarabikora karaba gasa umutuku utari wagatikingaho. Nyuma yo gukora ibi ngibi karaza guhinduka icyatsi nawe kamere nka kuriya neza, nka kuriya twabonye kariya kameze. Hano hasi kandi barakwereka lost your passphrase. Niba waratakaje passphrase yawe nta kuyiresettinga, biragusaba kongera gucreate indi wallet nshyashya. Unyuze hano hari aya magambo y'ubururu, uzirinde kuyakoraho mu gihe wakoze bino cyangwa se ugifite passphrase yawe. Ikindi tubibutsa ko uburyo bwiza bwo kubika passphrase neza ari ukuzibika kuri email. Ushobora kuzisavinga kuri email mu buryo butandukanye. Ushobora wenda se kuyicreate kuba ufite email ukozohereza kuri account yawe, nanone ukazohereza kuri account yawe. Yes, nyuma rero yo gukora iriya confirm, tugarutse hano urabona ko Pi wallet yamaze kuba confirmed already. Urabona ko Pi wallet yamaze kuba confirmed already. Noneho iyo confirmed wallet address nayo bagahita bayikwereka. Urabona ko itayizanamo biri automatically, ntago ari wowe wirwishyiramo. Ngira ngo murabibona uburyo bikorwa neza. Nyuma rero tuzaza tubereka uburyo ushobora kudecida noneho how much Pi you want to lock up. Ubwo ni Pi ushaka kulockinga up. Tuzaza tuvuga kuri kano kantu ka lock up, ndetse tubereka n'uburyo ukora lock up n'akamaro ka lock up muri Pi, ndetse na KYC yo twayerekanyeho gato uburyo ushobora gukora KYC muri post zatambutse, murabibona birimo, ndetse n'izi zose ni checklist yerekana ibyo wakagombye kuba warakoze muri Pi. So dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tubararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu haba ku byerekeranye n'iyi Pi ndetse n'ibindi muri rusange. Naho butaha.